Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana yacu, Imana igira neza. Tuyishimiye urukundo rwayo, tuyishimiye ubuntu tugirira, tuyishimiye kugira neza kwayo. Imana data nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka tubanze dushime Imana. Turagushimye Mana ihoraho, Mana isumba byose, Mana yo kwiringirwa. Tugushimiye umunsi mwiza watugeneye, umunsi waduteguriye kugira ngo tubwire abantu neza y'Imana, kugira ngo tubwire abantu gukora kwawe, kugira ngo Mana tubwire abantu kuri Imana ihoraho kandi isumba byose, uri hejuru ya byose, ushobora byose, nta kijya kikunanira, nta n'ikijya kirogoya umugambi wawe. Nyemerera rero uyu mwanya turawusengeye, duhagaritse imbaraga z'abakonikoni n'abarozi, ibitavuga Imana byose, inkota y'Uwiteka ibibangamire, umuriro w'Imana utwike imikorere yose y'umwanzi, imigambi mibi, imigambi irogoye imitima y'abantu kugira ngo batumve ijambo ry'Imana. Dusengeye imitima yose dukurikiranye mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese akubone, reka buri muntu wese akubone. Twirukanye ikirogoya, twirukanye inzitizi zatuma batumva ijambo ry'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri buri wese, umuntu wese uguteza amatwi akumve Mana. Iki gitondo nicyo guhura nawe, iki gitondo nicyo guhura nawe. Nyemerera buri muntu akubone, urambura ikiganza. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo iyo urambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri muntu. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tuguhaye ikaze na karibu. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abafite intimba zo mu mitima basubizwe. Buri muntu wese Mana umugereho, buri muntu wese umuramburire ikiganza, abaguhanze amaso bahure nawe. Urakoze Kristo wera, uri umwami w'abami. Tuguhaye ikaze, ukora igitangaza kuri uyu munsi, ukora igitangaza uyu munsi. Buri muntu wese ahure nawe ukwiringiye, uguhanze amaso mu izina rya Yesu. Urakoze kugiye kubana natwe kandi ugakora imirimo n'ibitangaza muri twe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Nababwiraga ngo ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia, wabasuhuzaga usuhuza inshuti zacu, inshuti za Philadelphia, abakunzi mwese ba Kristo. Imana y'amahoro ibishimire. Ntabwo umuhate wanyu ari ubusa, mutagwa isari muzasarura. Nta muntu ukurikira Imana ngo avire mwaho, nta muntu ukurikira Imana ngo asebe, nta muntu ukurikira Imana ngo akorwe n'isoni. Dawidi yarabivuze ngo yari umusore ngo arinze asaza atarabona umukiranutsi akorwa n'isoni, ngo cyangwa urubyaro rwe ruri ku muhanda ruvuga ngo nimumfungurire. Ntabwo bijya bibaho. Umuntu wubashye Imana ntabwo urubyaro rwe rusabiriza. Umuntu wubashye Imana ntabwo ajya ategera amaboko abandi. Umuntu wubashye Imana ahorana ubwiza bw'Imana, ahorana amahirwe Imana itanga. Rero nkwifurije kubana n'Imana no kuyubaha, nkwifurije kubana n'Imana no kuyubaha. Nabasuhuzaga rero, suhuza abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia. Mwese Imana ibaha umugisha, mu Imana ibishimire. Abakristo mwese abadukurikirana, abatubwira yuko hari icyo Imana yakoze, abadusengera, abadutera inkunga kugira ngo tubashe gukora uyu murimo, Data wa twese ajya abashyigikira. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Tugiye kwakira umushumba wacu kugira ngo anatugezeho ijambo ry'Imana. Reka tumusengere. Mana yacu, ijambo ryawe ni inkota ya mugi abiri, turarisengeye mu izina rya Yesu. Dusengera mu mitima y'abantu bagiye kuryumva, rikiza indwara, ryomora imitima ibabaye mu izina rya Yesu. Rikura umwijima imbere y'abantu, ryongera imbaraga mu bacitse intege mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirahumanura, ijambo ryawe ritanga amahoro mu izina rya Yesu. Turarisengeye, dusengeye imitima yose igiye gukurikirana ijambo ryawe. Buri muntu aruhuke kiri imbere yawe, abarwaye indwara z'imyuka mibi, abarwaye indwara z'amayobera, abarwaye indwara zizanwa na shitani, indwara zituna ku bantu, uyu munsi bakire kubohoka. Ineza y'Imana iboneke kuri buri wese. Urakoze Kristo kuri bukora igitangaza hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire. Turamwakiriye pasiteri wacu, Imana iguhe umugisha. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Tubashubuje ikitondo kiza bene data. Imana ibaho umugisha. Tunejejwe nayo kuko yatugeze hano mbere yanyu, tugiye kuganira kuvijambo ry'Uwiteka. Reka tusome ijambo riri mu gitabo cya Zaburi
gice kya mbere murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ayirwa umundu udakurikiza imigambi y'ababi, ntakagirane ntakurikize inzira y'abakobanyi, ndicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Murongo wa gatatu, uwo azawanya n'igiti gitewe hafi y'umugezi, cyera imbuto cyayo igihe cyacyo, ibibabi byayo ntibyuma, icyo akora cyose kizamubera inziza. Numva tuhagarukiraho. Iyo niyo jambo tugiye kuganira ko iki gitondo kiza Uwiteka yakwemereye nanjye yanyemereye. Umutwe w'ijambo turavuga ko tegereza igihe cyawe kigere. Kutegereza igihe cyawe kigere. Turakorera Imana, turavuga Imana, turasenga Imana, mirimo myiza myinshi abantu barimo gukora, ariko mikorere y'Imana ntabwo ari nkacyo twebwe abantu. Mana buri kintu cyose igikora mu gihe cyacyo. Mana yashize ku manywa agashira nijoro. Mu byo natwe tugomba kumenya ko muri urugendo turimo, mu byose dushaka mbere y'Imana cyangwa ibyo dusaba, mu mirimo yose dukora, Mana ituha igisubizo mu gihe cyacyo. Bidusaba mu iki? Kandi nta muntu wabasha kwihutisha igihe cy'Imana, nta muntu wahindura igihe cy'Imana. Nguko yavuze ko ku manywa kubeho nijoro ribeho, nuko abanyabwenge ntabwo bahindura ibyo bihe. Wowe nimba ugendana n'Imana, nimba ukorera Imana, ugomba buri gihe cyose gukora iki? Kutegereza igihe cyawe kikagera. Nguko muhinzi ayera imbuto, ategereza igihe cyo gusarura. Nguko mubyeyi ateka ibyo kurya, akarindira igihe inkono ye ibasha gusha. Iyi minsi usanga rimwe na rimwe mutima wo kwihangana tukategereza igihe cy'Imana kitaturimo. Turivovotera Imana, bamwe barivumbura mbere y'Imana, ariko suko bigomba kuba. Uyu munsi reka tuganire kubwirira ijambo. Twasomye hano, hahirwa umuntu ukurikiza imigambi y'Uwiteka, atagendana n'abakobanyi. Uwo muntu afite ikintu kitwa amahirwe mbere y'Imana. Ariko mu yo mirongo eshatu, umurongo umwe gusa niyo dushaka kuganiraho, n'uwo murongo wa gatatu. Buryo Imana igereranya uwo muntu, uwo azawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto cyacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo akora cyose kimubera icyiza. Uwo muntu wemeye kwizera Imana, atagenda mu nzira z'abakobanyi, atakora ibibi, we mategeko y'Imana niyo ihora iri ku mutima we buri sana buri segonde. Tushaka kuba dukorera Imana, ariko gukiranuka, kintu kitwa gukiranuka kiri kure yacu. Turavuga Imana, ariko mirimo yo gukiranuka bishaka kuba biri kure yacu. Se mu gihe witwa uri umuntu w'Imana, utashaka kumvira Imana, utashaka kugendera mu mabwiriza y'Imana, se waba uhuje umutima wawe n'Imana? Hariya ari ikibazo. Ariko mubwo byose Dawidi aratubwira hano, uwo muntu wubaha Imana, wumvira Imana, atiyanduza, ayanga icyaha, akiranukira Imana,
izera Imana mu kuri no gukiranuka, amategeko y'Imana niyo ikaba mu bitekerezo bye byose, ku rurimi rwe agakomeza kwatura Yesu ko ari umwami, uwo azawanya n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Cyera imbuto cyacyo igihe cyacyo. Icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, nuko izuba ryatera amababi yayo ntabwo ibasha kuma, cyera imbuto igihe cyacyo. Icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, Mana igereranya abakiranutsi n'icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, kibasha kwera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, nuko izuba ryatera. Icyo akora cyose uwo muntu kizamubera iki? Icyiza. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Iyi minsi bidusabamo ko twakiranukira Imana, tukagereranwa n'iki giti cyatewe hafi y'umugezi, kibasha kwera imbuto mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo akora cyose kimubera iki? Icyiza. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Ari wowe, ari nje, turebe buryo turimo kugendana n'Imana mu bibiye turimo, tutambarwa icyapa yo kwitwa umukristo ariko tutakiranukira Imana, tutambarwa icyaha cyo kwitwa abakozi b'Imana ariko imbuto zacu zitatugereranywa n'umukozi w'Imana, cyangwa Imana itureba itatugereranywa n'iki giti cyatewe hafi y'amazi. Kutegereza igihe cyawe kigere kibamo itubera ibihe byiza, ukatuza, ukihanganira bibazo hura nazo. Iyi minsi abantu benshi bitirwa izina ry'Uwiteka bashaka kwihutisha igihe cy'Imana, bamwe barashaka no gutegeka Imana mu gihe cyacyo. Ariho abantu tushaka gufata urugero, ari abantu numva biratira imyaka y'agakiza. Njyewe maze imyaka 30 mu gakiza, njyewe maze imyaka 40 mu gakiza, njyewe maze imyaka 20 mu gakiza. Nabyo ni byiza, ariko iyo myaka mundu agenda ahura n'ibibazo, agenda ahura n'ibimuremereye. Akwiriye gukora iki? Kwihangana agategereza igihe cye kigere. Reka tufate urugero. Imigisha yose y'Imana iza mu gihe cyacyo. Yewe mundu ukorera Imana, ntabwo ari twebwe dutegeka Imana. Mirimo yacu ni ugukiranuka no kwizera. Imigisha y'Imana yadusezeranije izabikora mu gihe cyacyo. Kwaguka kw'itorero kugira igihe cyacyo. Abakozi b'Imana ndukihutishire kwaguka kw'itorero, nabyo bizanwa n'igihe cy'Imana yateganyije. Kuzamurwa mu ntera bigira igihe cyacyo. Ubutunzi bw'umuntu buza mu gihe cyacyo. Umva ko ibyo bintu byose biza mu gihe Imana yateganyije. Umwana avuka mu gihe cye kigeze. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Mu gihe tutarasobanukirwa cyangwa se kumenya buryo bwo gutegereza igihe cy'Imana ku buzima bwawe cyangwa bwanjye, cyangwa gutegereza igihe cy'Imana igomba kutuhereramo imigisha, igihe cy'Imana ku itorero, igihe cy'ubutunzi bw'Imana kukugeraho, byakugora. Niyo mpamvu bamwe bashaka kwirwanirira, bamwe bashaka kwihutisha, bamwe bava mu bushake bw'Imana. Kubera iki? Kubura mitima yo kwihangana. Yesu atufashe. Ibi bihe turimo tugomba kubisobanukirwa. Ni igihe cyanjye cyo kuhabwa mugisha, ni igihe cyanjye cyo kuva mu rwego nari ndimo, cyangwa yaracyari igihe cyanjye cyo kuhinga, cyangwa yaracyari igihe cyanjye cyo kubagara, cyangwa se igihe cyanjye kitaragera. Ibyo nabyo ugomba gusobanukirwa. Ngunda kumva umuntu aje mu gakiza vuba ataramara n'umwaka
atangira kuvuga ko Imana imubabarire kubw'amasezerano, acumuzwa n'amasezerano. Se yakuhaye isezerano, se yakubwiye igihe azabasha gusohoza isezerano ryawe. Ni ukwihangana tugategereza igihe cy'Imana kigere. Ndutekereze, tufate urundi rugero. Umuntu ashobora kuba yateye igiti cy'umwembe, tukunda kubibona mu giturage, ayishirira ifumbire, ashaka buryo bwose bw'icyo giti cye kibashe gukura, cyera imbuto nziza. Kandi icyo giti ntago wakora ubwenge bwawe, ukoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, cyera imbuto igihe cy'Imana kitaragira. Ariko iyo nagiyemo nabonye igiti cy'umwembe abantu bakijomba misumari ati kibashe kwera imbuto vuba. Abantu bagitematema bagikuramo uruhu avuga ko kibashe kwera imbuto vuba. Ariko nagiye mbona n'ubitekerezo by'abantu, ukasanga igiti kikatinda kikaza kwera imbuto ku gihe Imana yateganyije. Kandi mu gihe imbuto icyo giti cy'umwembe cyera imbuto, ntago wasoroma izo mbuto z'imyembe bitabasha gukora iki? Gusha. Burya usoromye, ubona abana bakunda guca imyembe zitarasha, barya ibintu bishirira bitagira uburyohe bwabo. Ariko nimba wihanganye ukarindira igihe imbuto zawe zizabasha gusha, urya myembe myiza ibasha kugira iki? Uburyohe bwiza. Nta nuko amasezerano y'Imana iba, nta nuko imigisha ituruka ku Mana zigira igihe cyacyo. Ushobora kurwanisha, ushobora gushakira inzira mu gihe cy'Imana kitaragera, ibyo ushaka byose byaba imfa gusa. Tunganya inzira z'Uwiteka, wihangane, urindire igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Se iyi minsi wowe ubona igihe cyawe cyageze? Nabyo tugomba kwibazamo. Ariko igihe cy'Imana nacyo tukimenya buryo tugendana n'Imana. Ugisobanukirwa avuga ko igihe cyanjye cyageze cyangwa se igihe cyanjye kitaragera. Se mu gihe ucumura, mu gihe utagenda ngo uko Imana ishaka, mu gihe ukora ibyaha kandi witwa ko uri umuntu w'Imana utegereje igihe cy'Imana, se yahutisha icyo gihe cyawe kandi utumvira Imana, wavuye mu bushake bw'Imana, wavuye ku murimo w'Imana, utagitanga 1/10 n'amaturo. Ibyo byose bibamo mirimo yo kumvira Imana, kandi na niyo gukiranuka kwawe nuko kugusunika kugera mu gihe cyawe Imana yateganije. Yesu atufashe kandi twisuzume uyu munsi mwiza uburyo tugendana n'Imana mu gutegereza igihe cyacu kigere. Reka tumve uko wategereza kugira ngo igihe cyawe kigere. Uburyo wategereza kugira ngo igihe cyawe kigere. Reka dusome Samueli. Buryo twategereza kugira ngo igihe cyacu kibashe gukora iki? Kugera. Kuko twavuze ko ari abantu benshi bashaka kwihutisha ibihe by'Imana, ariko ntabwo twahutisha igihe cy'Imana. Bamwe bakareba imyaka bamaze mu gakiza. Ibyo nabyo ntabwo byatuma tushaka kumara imyaka myinshi. Ariko nimba igihe cy'Imana kitaragera, nta kintu na kimwe twebwe twakora. Twavuze ko uko twategereza kugira ngo igihe cyawe kigere. Reka dusome igitabo cya Samueli wa mbere, gice cya mbere, murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Samueli wa mbere, gice cya mbere, murongo wa 3 kugeza ku wa 7. Kuvuka kwa Samueli. Ijambo riratubwira ku murongo wa 3. Reka tuwasome.
uwo mugore yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashe, akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Ofuni na Fineashi, abatambyi b'Uwiteka, nibo babaga. Umunsi Elikana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umuryango we, akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Ana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yazibye inda ibyara. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Aya niyo magambo uburyo twategereza kugira ngo igihe cyawe, uburyo watekereza kugira ngo igihe cyawe kigere. Tumvise inkuru za Ana yashakanye n'umugabo witwa Elikana. Ariko Elikana yari afite undi mugore Penina, yamubyariye abahungu n'abakobwa. Ariko buryo umwaka wageraga, bavaga mu iwabo bakajya Shilo gusenga Imana. Uyu icyo gihe abahungu ba Eli nibo bari abatambyi b'Uwiteka. Elikana yafataga amaturo akayiha abahungu be, akayiha abakobwa be, akabiha na Penina. Ariko Hana akamuha Ana kuko yamukundaga, akamuha gukuba kabiri. Ana yari afite ikibazo, Imana yari yazibye inda ye, yari ngumba itabyara. Ariko buryo bajyaga ku rusengero, Hana yagiraga kahinda yuko Imana yasengaga agasaba Imana kumuha iki? Urubyaro. Uburyo wabasha gutegereza igihe cyawe kigere uri imbere y'Imana. Mbese umuntu akora iki iyo ategereje igitangaza kiva ku Mana? Tumvise urugero rwa Ana. Ana yari umugore wakomeje kujya mu rusengero, akava mu mudugudu w'iwabo akajya i Shilo. Buriya kutegereza igihe cy'Imana, ndambwe nziza nabyo bigusaba kujya ugire umwete wo kujya mu rusengero. Mu gihe cyose usenga, abantu benshi barimo batakihesha urusengero agaciro. Ariko urusengero ni ihuriro ry'abakristo n'Imana. Urusengero niwe murage Yesu yatusigiye. Abarushe n'abaremere nimuze musange. Ntago twamusangira hose, kimenyetso kiza no mu rusengero. Hariya niyo twaherewe impano zitandukanye zo gukora murimo wa Data. Ana yagiraga umwete ya buri gihe cyose ajya mu rusengero, agafata n'amaturo umutwari we yamuhaye, bajya gutambira Uwiteka ibitambo mu rusengero. Iyi minsi abantu benshi batakigira umwete wo kujya mu rusengero, kandi bategereje igihe cy'Imana kuri bo. Bamwe batakitanga amaturo, bamwe batakitanga 1/10. Muziko ibyo bintu byose ari amaturo, ari 10. Ijambo ry'Imana niyo nzira imwe Imana ituhereramo umugisha. Mungerageze ku 1/10 n'amaturo, murebe ko Imana izakora. Ariko hari abakristo bamwe bamaze kuhagarika iyo mirimo, babona ko ari inyungu y'abashumba. Ariko abashumba nabo ni abatambyi. Ntago waza ubijugunye mu rusengero, cyangwa ugende ubijugunye mu nzira. Tubijyana mu rusengero aho abatambyi b'Imana bari, nabo bagadusabira umugisha. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Uburyo wategereza igihe cy'Imana ku buzima bwawe no kujya mu nzu y'Uwiteka, ukayikorera imirimo,
ukayitambira amaturo. Yesu yabidufashamo. Uburyo Ana yari afite ibyo bibazo byose, Ana yari afite, ntago yacikaga intege, byamuheshaga imbaraga twavuze yo kujya mu rusengero. Kandi Ana niwe umuntu twakwigiraho icyo twakora mu gihe dutegereje igihe cy'Imana ku buzima bwacu. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Uko Imana idukorera ibitangaza ntabwo twabimenya, ariko mu gihe tutera indambwe yo kujya mu rusengero, nagiye mbona kenshi ukarara ubuza amahoro, ukarara umva mu burwayi ku mubiri. Ariko njyewe nabibonaga mu gihe twangiraga mu rusengero tugakora murimo w'Imana, rimwe na rimwe twagiraga amahirwe yo kumva umwuka w'Imana kuvugana natwe. Mundu wanjye ndakuzi, ndi kumwe nawe, kuko wateye iyo ndambwe yo kugera ku rusengero, kumva Imana nawe igagukomeza. Imana ikakubwira ati uburwayi bwawe ntabukijije, kuko wateye indambwe yo kugera mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu mureke tena twongere dushira imbaraga zo kuba mu materaniro, yaba mu mibyizi, yaba gucyumweru. Bandu bamwe baba Kristo, bandu bamwe batagishaka kujya mu materaniro, bakirwa baryamye ku cyumweru, babona ko n'umunsi wo kuruhuka. Oya, Imana yatuhaye misi 6 yo gukora imirimo yacu, ariko munsi wa 7 tugomba kubaha umunsi w'Imana. Yesu atushoboje. Iyo misi navuga iki, iyi misi tufite ibibazo byinshi, kandi ibibazo dufite birimo gutuma abantu bamwe batakigera mu nzu y'Imana nguko twabivuze. Ariko si ibyo, tera indambwe yo gukunda amateraniro y'Uwiteka. Hari igihugu nagiyemo, nasanze abantu 11 amasaha ya materaniro bigeze, usanga abantu mundu aterura ibase y'ibintu acuruzamo biri mu base ye, akabizana ashyira ku gikari cy'urusengero, arinjira mu materaniro. Saa moya materaniro irangiye, wa mundu wongera asubira ku muhanda, kuko gihugu cyabo ntago babuza abantu gukora imirimo. No ku mihanda barahakorera. Akasubira tena saa moya ku muhanda acuruza, mu gitondo mbere yo kujya ku isoko akabanza ajya mu materaniro y'Uwiteka. Kandi wajya usanga abo bantu manera bafasha ibicuruzwa byabo, ntago bibure abaguzi. Yesu ashimwe kandi Yesu atushoboje natwe tugira umwete. Teretse urwaye utakigenda, ariko tugira umwete yo kumva ijambo ry'Imana, tugira umwete yo gusoma ijambo ry'Imana, tugira umwete yo gusenga, tugira umwete bwo kujya mu materaniro. Biriya bidukomeza mu gutegereza igihe cy'Imana mu buzima bwacu. Yesu adufashe. Ikindi kimenyetso cya kabiri, igihe utegereje, ukoreshe intwaro zawe z'umwuka. Igihe dutegereje igihe cy'Imana, tugomba gukoresha intwaro z'umwuka. Ibyo twabisoma kuri Samueli wa mbere gice cya 10. Ariko Ana yasengaga Uwiteka n'agahinda, arira cyane. Ana yasengaga Uwiteka afite igahinda, arira amarira. Kubera iki? Yari yazibye inda ye. Burya uzi ko bibazo dufite muko gushaka Imana tukarindira igihe cyacyo, tusha no gusenga Imana tufite akahinda. Abantu benshi baravuga bibazo, ariko usanga ntago bafite akahinda k'ibyo bibazo bibaboshe. Kandi ugomba kubigaragaza mbere y'Imana, kuko Imana nifite bubasha bwo kukubohora, Imana nifite bubasha bwo kugukiza, Imana nifite bubasha bwo gukurira bibazo ufite. Ana ashaka Imana n'umwete, ariko afite agahinda kuko yazibye inda ye.
mukeba we yahoraga amutera amagambo amusebya kuko ari ingumba. Ana nawe bikamuteza akahinda ku mutima, akareba avuga ko rugamba rwanjye na wundi washira iyererezo atari Uwiteka. Niyo mpamvu byateraga Hana umwete, buri umwaka yavaga iwabo akajya Shilo gusenga Uwiteka. Yesu ashimwe. Yikoreye ibitambo bye akajya gutambira Uwiteka. Haleluya. Ariko ndabona iyi misi twebwe dufite ibibazo, ariko nta kahinda dufite ku mitima yacu. Abantu basige bivovotera Imana, bitotombera Imana, kandi imirimo yo gukiranuka byatuvuyemo. Yesu aracyari ku ndebe y'ubwami, aravuga ko abarushe n'abaremere baze bansange, kandi ndawundi waturuhura mitwaro atari Yesu Kristo. Mu gihe dutegereje ko Imana yadukorera imirimo n'ibitangaza, twavuze ko tugomba gukoresha iki? Intwaro zo mu mwuka. Mu gihe tutegereje Uwiteka, ujye uhiga n'umuhigo. Mu gihe utegereje Uwiteka, tugomba kuhiga n'umuhigo mbere y'Imana. Mu gihe dutegereje igitangaza k'Imana, tugomba no gukora iki? Tugomba kwegura n'imihigo. Hari abantu benshi bahize imihigo y'Imana, ariko ubu barinangiye, ntago bakishaka kwegura mihigo y'Imana. Kwiga muhigo, Mana nungirira neza nanjye bizangendera gutyo, nzakora gutyo. Hana yahize umuhigo muko gusenga Imana afite agahinda. Ana yahize umuhigo mbere y'Imana, ati Imana numva urubyaro nanjye ngabyara umwana, uwo mwana azamutamba mbere yawe, azakurira mu nzu yawe, azaba umukozi wawe. Haleluya. Ibyo usanga abantu tusigaye dushaka iby'Imana, tukabona ko iby'Imana ni iby'ubusa. Rimwe na rimwe iby'Imana birakorerwa, iby'Imana bihigirwa umuhigo. Kandi umuntu wasenza ahiga umuhigo mbere y'Imana, Imana iramwumva, ibasha kumwumva vuba. Ana yahize umuhigo ko Imana nimba urubyaro, uwo mwana azamutambira Imana. Ana mwako kahinda yari afite, muyo mibabaro yari afite, byiringiro bye byari kumana, yarasengaga ahiga umuhigo, akoresha imbaraga ze n'ubwenge bwe, abishyira ku Uwiteka, bikugeza n'umunsi umwe Bibiliya iratubwira ko mutambyi mukuru Eli yaramurebye amugereranya sembeze n'umuntu waje wasinze, ati sindwa ryawe uzarireka ryari. Hana byongeye tena kumubabaza, ati shwida nje n'umubabaro mfite mbere y'Uwiteka, niyo mpamvu nza mbere y'Imana mfite akahinda. Se wowe usiga ujya mbere y'Imana ufite akahinda? Hari abantu bamaze kumenyera Imana, hari abantu bamaze kumenyera ahera h'Imana, hari abantu basigaye basenga Imana ngo bayifata ngasogokuru. We wa Mana we, muziko n'Imana ari imvugo tutashobora gukoresha, y'ikinyabufura dushobora gukoresha mbere y'Imana. We wa Mana we, nutabikora njyewe ndabivamo. Oya, izo sizo mvugo twakoresha mbere y'Imana. Mana igomba kubawa, Mana tugomba guca bugufiya mbere yayo. Hana yajyaga mbere y'Imana aca bugufiya, asuka amarira ye mbere y'Imana, afite akahinda, ahiga muhigo mbere y'Imana. Nungirira neza Mana. Hari abantu benshi navuze bahize mihigo, kandi Imana yakoze ibyo basabaga, ariko banze kwegura iki? Imihigo y'Uwiteka. Se Mana buriya ntabwo ibeshwa bene data. Ejo nejo tushaka kongera kuhura n'ibibazo, tuzahungira nde? Kandi wayibeshe. Niyo mpamvu tukwiriye kwegura imihigo mu gihe Imana ikoze imirimo. Ana yaziye gusaminda, muko gusama kwe aza kubyara umwana w'umuhungu, anamwita Samueli. Aranezerwa, ashimira Imana ko Imana yakoze iki? Yamuhaye urubyaro. Ashima Imana ko Imana yumvise gusenga kwe. Ashima Imana abona ko Imana itahinduka. Ashima Imana aribuka ko yahize umuhigo mbere y'Imana. Samueli yari atarakura cyane. Ana aravuga ki uyu mwana Eli
abwira umutwari we ati uyu mwana nahize umuhigo mbere y'Imana. Se Ana wahize wayo umuhigo kuko umuhigo we wari ibanga ntago yabwiye Elikana, ariko amaze kubyara aza kumubwira umuhigo yahize mbere y'Imana. Elikana aravuga ko nimba ari uko wabivuze mbere y'Imana biradusaba tujye mbere mu nzu y'Uwiteka tutambe n'ibitambo n'umwana uhigurewe umuhigo. Hana bamujyana mu nzu y'Imana bashima Imana banezerwa. Ho watubaho umutima nga Ana mu bibiye turimo wo gukunda Imana, wo kwizera Imana, wo kuca bugufi ya mbere y'Imana. Hari abantu benshi bakorera Imana bikakaza, hari abantu benshi bakorera Imana navuze ko bayisaba nk'abantu bayitegeka. We wa Mana we nutabikora nje uyu mwaka ndabivamo. Oya, nago twamagariwe kubivamo. Wihanganire bikugerageza, utegereje giye cyawe nikigera ukiranukira Imana, Mana numwizerwa izabishira mu bikorwa. Ariko turacika intege kuko igihe cyacu kitaragera. Ibyo byose Ana yarabikoraga kugeza aho yahawe umugisha ku gihe cye. Byose Ana yarabikoraga akemera kwihangana, atukwa asuzugurwa n'umukeba we, ariko agakora bushake bw'Imana kugeza gihe cye Imana yafunguye inda ye, asaminda abyara mwana w'umuhungu amwita Samueli. Samueli niwe waje kuba umuhanuzi ukomeye navuga wa mbere wahuje Ubwisirayeli n'Imana. Yesu ashimwe kuko yari umwana wavuye mu masengesho, ni umwana waje mu gisubizo ko mubyeyi we yahize umuhigo mbere y'Uwiteka. Se wewe wagaze gute mu iminsi? Nanjye nisuzume mvuge ko twagaze gute mu iminsi? Turategereza igihe k'Imana cyangwa mu gihe tutegereje igihe k'Imana tujya mu materaniro y'Imana, turakora neza murimo y'Imana, tukora ibyo umuka tutegetse, imihigo twahize mbere y'Imana birashoboka ko itarabisubiza, ariko uracyakomeza gutitiriza. Birashoboka ko Mana yarabishubije. Se wibutse kwegura umuhigo wahize, ikindi gihe nuhura n'ibibazo uzongera kuhiga mbere y'Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ijambo twabazaniye uyu munsi niryo bene data yari kureba uburyo twategereza igihe cy'Uwiteka, cyangwa se igihe cy'Imana kitaragera. Wagaze gute? Tumvise rugero rwa Ana, tugomba no kumwigiraho natwe tukagenda nguko Ana yagendanye n'Imana, buryo yahize, buryo yaje kusubizwa akajya kwegura muhigo y'Imana. Imana ndaguhinduka, njyewe nakubesha, umubyeyi w'umuntu yamubesha, umutware w'umuntu yamubesha, umufasha w'umuntu yamubesha, ariko Imana yacu niseye, Imana ndagwibesha. Uburwayi ufite, bibazo ufite, komeza utegereze igihe k'Imana. Nikigera izagukiza, nikigera izakuha akazi, nikigera izakugirira neza. Murakoze kudutega amatwi. Imana ibafashe, Mwuka Wera bayobore, ijambo ry'Imana rigira umumaro muri twe. Witeka bane namwe mu izina rya Yesu, amen. Imana iha umugisha umukozi wayo. Atubwiye ku ijambo ryo guhirwa, kandi murabizi ko twese dukeneye amahirwe. Niba Ana yarahiriwe nuko yategereje Imana. Ako bira yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Icyo cyonyine, kuba utakurikiza imigambi y'abantu babi, kuba utakurikiza imigambi y'abantu bagambana, bangiza, basenya, bakora ibintu bibi, uri umunyamahirwe, ahubwo ukitondera amategeko y'Imana. Rero mureke natwe twizere. Hana yakomeje kubana n'Imana, yikomezaho agera ku cyo yifuzaga ku mutima we. Rero niba Bibiliya ivuga ngo hahirwa umunyamahirwe, uyu munsi twese nta numwe, umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima bakeneye amahirwe. Umuntu wese ukiri muzima utaragera ahacecekerwa bakeneye amahirwe. None amahirwe aturuka he? Mu kubaha Imana, mu kubana nayo, mu kwitondera amategeko yayo. Tugiye kubasengera Imana. Imana ikongerera imbaraga, Imana ikongerera ayo mahirwe yo kubana nayo no kwitondera amategeko yayo.
uri umunyamahirwe niba ukunda Imana, uri umunyamahirwe niba witondera amategeko yayo. Abantu uzababona, urugo rwiza uzarubona, amafaranga uzayabona, n'ijuru uzaribona, n'ubugingo n'ubwawe. Niba wubaha Imana ukitondera amategeko yayo, uri umunyamahirwe. Nta bindi, ntuce hirya, ntiwikate, ntiwice inzembe ngo wikatagure, ntushake kwiyicisha inzara ngo igifu gitoboke. Dore amahirwe ahantu aturuka ni mu kubaha Imana, ni mu kwitondera amategeko yayo. Imana itugirire neza. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo yabitse ijambo mu mutima kugira ngo atagucumuraho. Dusengeye ubwoko bwawe bukeneye amahirwe, bukeneye kukubona, bukeneye urubyaro, bukeneye ubugingo buhoraho. Araboya sika, ndabasengeye kugira ngo ikiganza cy'Imana kibabonekeho. Umwuka wera, umwuka w'Imana abane nabo, bagirirwe neza nawe, babone ukuboko kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, amahirwe yawe Mana aboneke kuri iri teraniro ridukurikiranye, aboneke kuri iri teraniro riduteze amatwi. Amahirwe yawe, hari n'ababishatse batabishoboye babibone. Dusengeye iteraniro nk'iri, dusengeye ubwoko bwawe, dusengeye abadukurikirana kuri uyu murongo, n'abari hirya no hino, n'ababyifuje ntibabishobore. Abo bose ubagirire neza, ikiganza cyawe kibabeho, mwuka w'Imana abane nabo. Urakoze Kristo, kuko ushobora byose kandi ari wowe ugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti turabigushimiye, tugushimiye urwo rukundo, tugushimiye izo mbabazi, tugushimiye kugize neza. Mu izina rya Yesu dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, dusengeye abakumenye, abakwakiriye nk'umwami n'umukiza, ndetse n'abatarakumenya. Uyu munsi Mwami bakwijejwe n'ijambo ryawe, ubandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi abarushye n'abaremerewe baruhure, baryamye kwa muganga, abari hehe hirya no hino, abo bose bakoze ikiganza. Dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu, dusengeye abayobozi bacu, ukuboko kwawe kwiza ukomeze kubarinda, uturindire igihugu, urinde abanyarwanda, abakwiringiye baguhanze amaso, urinde abashumba bacu, urinde abadushumbye, urinde abera bose, kugira ngo buri muntu wese agirire amahoro muri wowe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.